Muvandimwe, ibibazo nibiza, ibyago nibiza, amakuba naza, ni umwanya wo gusenga. Satani yabonye uri mu gubwa neza, Satani yabonye ugera ku cyo Uwiteka yaguhamagariye, Satani yabonye Uwiteka arimo gutabara, biramurya. Aba rero iyo babonye uri mu nshingano wahawe, iyo usenze uti imbaraga z'umwijima zitatane, bahura n'ibibazo. Iyo usenze uti inkozi z'ikibi zirwanya umurimo w'Imana, Zikwire Imishwaro, bahura n'ibibazo. Barashikagurika iyo baryamye turi gusenga. Ariko ba bishop rwose bazamuye intugu, bazamuye amapeti rwose. Hari ba generals mu isi y'umwuka, hari ba kaporari, hari na ba rushati. Wowe urwanya abana b'Imana, wowe utoteza abana b'Imana, wowe utoteza ubwoko bw'Imana, Huma Amaso mu izina rya Yesu. Shalom. Ndakwifuriza ibihe byiza wowe uneza amatwi, Uwiteka umugisha mu izina rya Yesu. Wowe wakiriye Yesu Kristo, ndakwingingira kugira ngo ukomere ku mwami wawe. Kera turi batoya, iyo umubyeyi yagendaga wamufataga imyenda ukamubwira uti turajyana. Nawe rero umwami Yesu mukomereho, mugumeho, kandi ndahamya neza yuko utazabyicuza. Muvandimwe nawe utarakira Yesu Kristo, ndakwingingira kugira ngo umwakire nk'umwami n'umukiza wawe. Mwakire mu bugingo bwawe, kandi ndakwizeza yuko ntabwo uzabyicuza. Uzabona impinduka mu buzima bwawe uhereye umunsi uzamwakira ubwabyo. Uwiteka rero akugirire neza wowe unteze yombi, kandi Uwiteka aguha umugisha wowe ukunda gusenga. Tugiye gusenga, tugiye kwiga ijambo ry'Imana, kandi Uwiteka arabana natwe mu izina rya Yesu. Uhoraho Mana y'urukundo, ndakwinginze ngo ubane natwe, ndakwinginze ngo utwigishe ijambo ryawe, ndakwinginze kandi ngo utwoherereze umwuka wawe wera abane natwe. Ikibi cyaza kuduhutaza, ikibi cyaza kudusahura ijambo ryawe, ikibi cyaza kutubuza kumva no kumvira, ukirukane mu izina rya Yesu. Uwiteka utwigishe, Uwiteka utuboneze, ndakwinginze ngo yaba ari nge n'abankurikiye uduhe umwuka w'ubwenge, uduhe umwuka wo gusobanukirwa ijambo ryawe, uduhe umwuka w'ubumenyi, kandi uduhe umwuka uduhindura abana bawe. Kubw'isezerano riri muri Kristo Yesu, uduhindura ibyaremwe bishya. Turakwinginze ngo rubane natwe mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugiye kubanza turebe ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo mu rwa kabiri rw'Abami, ibice 6. Aha ngaha baratubwira ibya Elisa. Ubwoko bwa Isiraheli igihe bwatangiraga kugira abami, umwami wa mbere bagize yari Sawuli. Uyu mwami yayoboye ari abaturage bamushegeye. Umwami ayobora nabi, umwami yitwara nabi. Ariko igihe cyarageze abana b'Imana babona umwami ubakwiye, watoranyijwe n'Uwiteka. Uwo ni umwami Dawidi. Dawidi araza ayobora neza, ayobora imyaka isaga 40. Dawidi rero yaje gukurikirwa n'umuhungu we witwa Salomo. Salomo rero yatangiye neza nawe, ariko aza gusoza nabi. Mu gusoza ko rero byatumye ingoma icikamo kabiri, ubwami bucikamo kabiri. Igice kimwe aba ari cyo asigarana, aricyo cyiswe ubwami bw'Abayuda. Ubwami bw'Abayuda rero bwari mu majyepfo, bwari burimo imiryango 2 gusa mu miryango 12 y'Abisiraheli. Harimo umuryango wa Yuda, yego, ari wo Dawidi na Salomo bakomokamo, ariko hakaza n'umuryango w'Abenyamini. Umuryango w'Abenyamini wari umuryango mutoya. Benjamin yari murumuna wa Yosefu. Ariko noneho ubwami bw'amajyaruguru bwari ubwami bunini, nabwo bwari busigayemo indi miryango isigaye y'Abisiraheli. Icyicaro cyabwo cyari i Samariya, mu gihe Abayuda bo icyicaro cyabo cyari i Yerusalemu. Ubwami bw'amajyepfo bwakomeje kugerageza kumvira Imana, nubwo hari byinshi byagiye bibaho, byinshi byagiye bikorwa bidahuye nuko bari barasezeranye n'Uwiteka, ariko bo baragerageje. Ubwami bw'amajyaruguru rero bwo bwaranzwe no gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Ubu bwami bwaranzwe no gusenga ibigirwamana, bwaranzwe no kwifatanya n'abanyamahanga, cyane cyane umwami Ahabu. Umwami Ahabu yabaye umwami witwaye nabi cyane, we n'umugore we Jezebel baranzwe no gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Uyu mwami rero Ahabu amaze kuva ku ngoma, yasimbuwe n'umuhungu we Yehoramu. Yehoramu rero waje yagerageje gusa nkaho ahinduyeho gatoya, asenya inkingi ya Baal ise Ahabu yari yarazamuriye kuramya. Ariko nubwo yasenye iyi nkingi, yakomeje nayo gukora ibibi. Nubwo yakomeje gukora ibibi, ariko yagerageje no kumvira
abahanuzi Uwiteka yaratumye kugira ngo bahanurire kino gihugu. Umwe muri abo bahanuzi rero harimo umugabo Elisa. Elisa yari umuhanuzi watangiye ari umufasha wa Eliya, ariko Eliya amaze kujya mu ijuru, Elisa asigarana umwitero, asigarana inshingano zo guhanurira ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli. Ibyo tugiye kuganira rero bishingiye kuri uyu mugabo Elisa. Nagira ngo mbanze mbabwire uko byatangiye, nimbura mubanze mugire amakuru agiye atandukanye y'ibyo tugiye kuganira. Urwa kabiri rw'abami ibice 6 duhereye ku murongo wa 8. Muri iyo minsi umwami w'i Siriya yarwanaga n'Abisiraheli, maze ajya inama n'abagaragu be aravuga ati, ibunaka niho hazaba urugerero rwanjye. Abisiraheli rero bitewe n'uburyo bagiye bakorana n'Imana, bitewe n'uburyo Imana yagiye batabara, uhereye igihe Uwiteka yagiranye isezerano na Aburahamu, ugakomeza kugeza igihe Imana yabakuriye muri Egiputa ikabaha igihugu batuyemo. Abari begeranye nabo, amahanga yari yegeranye nabo, yagiye akomeza kubashotora kenshi. Amahanga yagiye abanga kenshi, yagiye abatera ibitero bigiye bitandukanye ashaka kubarimbura. Buriya ntabwo Satani ajya yishimira ko abana b'Imana babaho. Ni ikintu kimurya cyane kubona umwana w'Imana ahumeka. Niyo mpamvu ubona abana b'Imana bahura n'ibitero byinshi bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu wowe wakiriye Kristo uhura n'ibitero bigiye bitandukanye, kubera ko ntabwo binezeza Satani n'abambari be kuba uhumeka ubwabyo, birabarya. Aba banyamahanga rero barimo Abisiriya nabo nuko bari bamerewe. Barebaga Abisiriya bikabarya cyane, ati ni gute bahumeka. Murongo wa 9, ariko uwo muntu w'Imana agatuma ku mwami w'Abisirayeli ati, wirinde guca ibunaka kuko ariho Abasiriya bamanukana kugutera. Umwami w'Abisirayeli nawe agatuma umuntu aho ngaho umuntu w'Imana yabaga avuze amuburira, nuko akajya akira muri ubwo buryo, si rimwe si kabiri. Uyu mukozi w'Imana rero uri kuvuga aha ngaha ni Elisa. Elisa rero akajya abwira uyu mwami w'Abisirayeli Yehoramu, akamubwira ati, ibitero by'Abasiriya biri bujya aha n'aha. Umwami w'Abisirayeli nawe, kuko uyu mugabo yari yarahisemo kumvira umuhanuzi w'Imana, nawe akabyumvira, bigatuma atabarwa. Si byabaye rimwe, si byabaye kabiri, byagiye biba ubwa kenshi. Muvandimwe, nyuma y'ibyo turebesha amaso, hari izindi mbaraga ziri mu kazi. Hari izindi mbaraga ziri mu kazi. Ibitero uhura nabyo uyu munsi wa none, n'uburwayi se, n'abakwanga se, n'abakugirira nabi se, ni ibintu bibi biri mu buzima bwawe. Ni ibikurwanya byiyongereye. Inyuma y'ibyo urebesha amaso hari imbaraga z'umwijima zibiri inyuma. Hari imbaraga z'umwijima ziri mu kazi. Kandi kuba unagihumeka uyu munsi wa none, hari imbaraga z'umwami Yesu, hari imbaraga z'Uwiteka, hari imbaraga z'ijuru ziri mu kazi zikurwanirira, zikumira ikibi kuba ku buzima bwawe. Yego urahura n'ibigeragezo, yego urahura n'amakuba, yego urahura n'ibibi, ariko hari imbaraga z'Uwiteka zikumira nibura ukaba ugihumeka. Nubwo abantu benshi barangaye, ariko hari imbaraga zidasanzwe. Tuvuga uri mu ishuri uri kwiga, harimo abibwira yuko bari mwigana ari bo muhanganye bo ubwabo gusa. Hari uwaje afite ibindi yaje yambariyeho, izindi mbaraga z'umwijima ziri kumukoresha. Icyo waba ukora cyose, uri umukinnyi se, uri umuhanzi se, uri akazi kose urimo ukora, benshi wibwira ko uhanganye nabo, ntago uhanganye nabo gusa, hari izindi mbaraga runaka ziri kubakoresha. Uri muri business, uri mu kazi, wowe urakora ukabona ntago bigenda, wowe urakora ukabona ntaho biva ntaho bijya, nuko abo muhanganye bafite ibindi biringiriyemo, wewe wiringire mu mbaraga zawe gusa. Iri ni ibanga abakera basobanukiwe, iri ni ibanga abanyarwanda ba kera dukomokaho basobanukiwe. Ibyago twagize nuko batiringiye Imana y'ukuri, ntabwo biringiye Uwiteka Imana yo mu ijuru, ariko bari bafite ibindi bintu biringiye. Umuntu mwagiranaga ikibazo akakubwira ati uzambona buretse, akagenda akagiwe agakora imihango ya gipagane, agatongera agakora ibiki, ejo ukabona ubuzima bwawe butangiye kugenda nabi. Uyu muhanuzi w'Imana rero Elisa nawe yarasobanukiwe uburyo imbaraga mvajuru zishobora kugira uruhare mu ntambara ubwoko bw'Imana bwarwanaga nazo. Mu gihe bari mu ntambara, we ntabwo yafashe imbunda ngo ajye ku rugamba, aho yarapfukamye, maze umwuka w'Imana akageza akamubwira amabanga yose y'ibyo Abasiriya bagiye gukora. Umuhanuzi nawe akabwira umwami ati witonde,
baranyura ahangaha, baranyura iburasirazuba, baranyura iburengerazuba, baranyura aha. Umwami akabikira atyo. Bavandimwe, igihugu kitagira abahanuzi b'ukuri, icyo gihugu biragorana. Umuryango utigira ku birenge bya Kristo, umuryango udafite ubusabane n'umwuka wera, udafite umubano n'umwuka wera, uwo muryango nta hantu ushaka kugera. Nubwo mwakwiringira ibindi bigiye bitandukanye, izindi mbaraga zigiye zitandukanye, ibyo ntibiramba. Umukobwa arakureba cyangwa umusore akavuga ati uyu nguyu agomba kuba umugore wanjye, cyangwa uyu nguyu agomba kuba umugabo wanjye, ukagira ngo ararabeshya, akagera aho yinyabya, akagira icyo akora, akagukurura. Mw'abantu ugahura n'ibibazo n'amakuba n'ibyago, uti ibi byangendekeye bite? Fashe nk'abantu bafite imyaka 40 kuzamura, ugasubiza hejuru kugeza ku bagihumeka kandi bafite za 60. Abagore benshi muri bo bagiye bashaka abagabo babateruye, bagiye bashaka abagabo badakunda. Noneho ukibaza ni gute umukobwa yemeraga ko umugabo amuterura kandi atamushaka? Bari abantu ntago babaga bakoresha imbaraga za kimuntu gusa, babaga bafite n'imbaraga z'umwijima bakoresha, bakururisha aba bantu ku buryo babafata bugwate akaba adashobora kwihitiramo. Uyu munsi rero ntago baterura. Urumva icyo gihe bakoreshaga n'imbaraga z'umubiri, bakavanga byombi, bakaba mutega yagiye kuvoma cyangwa yagize n'ahandi ajya bakamuterura bakamutwara. Ariko uyu munsi bakoresha imbaraga z'umwijima, baraguhamagara mu nzozi, baraguhamagara uryamye, murabura akakohera ibintu runaka. Ibyo byose abantu barahumirije, bakwibwira ko bitari mu kazi. Ariko ndagusaba kugira ngo icyifuza kukurwanya cyose Uwiteka kirimbure mu izina rya Yesu. Umusiriya wese ukurwanya, umusiriya ugutera ibitero, umusiriya ugushozaho intambara, atsindwe mu izina rya Yesu. Wowe ukurwanya mu kazi, wowe ukurwanya mu buzima bwawe bwa buri munsi, wowe ugutoteza, wowe ukubabaza, wowe ukugirira nabi, ubwiza bw'Uwiteka bumuvuguruze mu izina rya Yesu. Umurongo wa 11, igihe bituma umwami w'Isiriya ahagarika umutima cyane, ahamagaza abagaragu be arababaza ati mbese nimwambwira umuntu wacu wifatanije n'umwami w'Abisiraheli? Uyu mwami w'Abisiriya arebye kuntu ibitero byose ashoje asanga Abisiraheli babivumbuye, biramuyobera ati ahari Abisiraheli bafite za maneko hano, bishoboka ko igitero cyose duteye dusanga babimenye bakatwivuna. Umurongo wa 12, umwe mu bagaragu be aramubwira ati oya nyagasani mwami, ahubwo Elisa umuhanuzi wo mu Bisiraheli niwe ubwira umwami w'Abisiraheli amagambo uvugira mu murere. Mu murere ni mu buriri. Ati ari hari umuhanuzi, niyo uryamye ibyo uvuga aba ari kubyumva. Reka mbabwire bene data, hari ahantu Uwiteka agera na Mossad itagera, FBI itagera, RIB itagera, hahandi hose Uwiteka arahagera. Cya kindi wakorera mu bwihisho, hahandi umwanzi akugambanira ari munsi y'ibuye, munsi y'urutare, umwuka w'Imana abahari, umwuka w'Uwiteka abahari. Abana b'Imana rero bajya bakerensa imbaraga z'Uwiteka, bajya bakerensa ubushobozi bw'Imana. Ariko mbabwire ngo ubushobozi bw'Imana burengeje ibyo abantu batekereza. Uribaza kugira ngo umwami ahamagare abatware, ahamagara abajyanama be bajye mu buriri, avuga ati nibura mu buriri nta muntu wanyumvirizayo, ariko umwuka w'Imana bariyo. Iyo yavuze byose akaza agahishurira umugaragu we Elisa. Mwene data, ikintu tubura no kugira ngo tujye imbere y'Uwiteka. Na wundi Uwiteka kuduhishurira buri kimwe cyose ntabwo bigoye, kuko abera hose icyarimwe. Nubwo abakurwanya bagikuzimu kugambanirayo, umwuka w'Imana yajyayo, ayo makuru yose akayakurayo akayazana, ubundi inkozi z'ibi zigatatanywa mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero ndagusabira kugira ngo wa wundi ugambire kukugirira nabi, bya bikoresho bya sekibi, umwuka w'Imana bishyire ku karubanda, bikorwe n'isoni mu izina rya Yesu. Babandi bagucura imigambi mibi. Hari abantu bataryama badasinzira, abantu benshi baryama saa 4 cyangwa na mbere yawo, ariko abarozi n'abapfumu ntibaryama. Umurozi nubwo yaryama ariko ntago abadayimoni be baryamye, bagira imbaraga z'umwijima bakorana nazo. We yaryamye ariko izo mbaraga z'umwijima ziri mu kazi. Ariko abakristo nibo bahunikiriye. Mu gihe abana b'Imana bari bahunikiriye, umwanzi yaraje ababibamo urukungu, ababibamo imbuto.
cyagero turyamye nibwo business bitangiye kuba mu isi y'umwijima. Abanyepolitike niho baba batangiye business mu gihe twe turyamye. Abasirikare niho batangira kwiga noneho urugamba uko ruzagenda, mu gihe abandi bahunikiriye we niho biga intambara. Iri banga rero Satani nawe arabizi yuko nusinzira ntabwo uzaba uhari nyine, uzaba uri unconscious, azagutera ibitero. Ntabwo uzabyuka ngo utokeshe uti mu izina rya Yesu. Niba rero umwuka wawe utari tayari, utariteguye, niba ubugingo bwawe budashikamye koko, abarozi barabukurura bakabujyana ku bicaniro. Ariko nagusinyira kugira ngo igitero cyose cyagambire kukubikira, Uwiteka akiguhishurire kandi kiburizwemo mu izina rya Yesu. Uyu mwami rero amaze kumva ibyo ngibyo ntabwo yabyishimiye. Aravuga ati kari akagabo Elisa niko kabikora, nta mbunda gafite ntaki, kakansuzugura mbe nako kageni. Ati mugende mukanzanira. Umurongo 13 arababwira ati nimugende murebe aho ari, ntume abo kumufata. Baramubwira bati ari Dotani. Ahera ko yohereza amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi, bagenda ijoro ryose bagotuye umudugudu, ko batagiye kumanywa. Inkozi z'ikibi zikora mu ijoro. Inkozi z'ikibi zikora mu ijoro. Cyagiye umuntu ahunikiriye, cyagiye umuntu aryamye, bakakubikira, barubikira. Nta kindi kigenda Satani agenzwa n'ibintu bitatu. Cyambere no kwiba, no kwica, no gusenya. Abantu rero bagenzwa n'ibyo bintu bitatu, bakora mu ijoro, mu mwijima hatabona. Kankubwire mwene data, niba ukora inshingano umwami yaguhamagariye, niba ukora icyo Uwiteka yagutoranirije, ntago umwanzi azabyishimira, ntago Satani azabyishimira, ntago abakozi be bazabyishimira. Satani agira ingabo z'umwuka yego, ariko agira n'ibikoresho byambaye umubiri, inkozi z'ikibi. Nkunda kuvuga ngo abapfumu n'abarozi, ariko harimo naho tutamenya, bambaye neza, bambaye amakaruvate, bari muri za office, bari mu biro byiza, bagendera mu modoka meza, ariko ibyo byose ntago bitunze kuko babikoreye, ntago bitunze kuko babikwiye, ahubwo ni abanyazi, n'abajura, n'abicanyi, ni barusahuza, nkuko biri mu ijambo ry'Imana muri Yohana 10:10. Ariko bisaba imbaraga z'umwuka wera kugira ngo bashe kubihishura. Aba rero iyo babonye uri mu nshingano wahawe, iyo usenze uti imbaraga z'umwijima zitatane, bahura n'ibibazo. Iyo usenze uti inkozi z'ikibi zirwanya umurimo w'Imana, Zikwire Imishwaro, bahura n'ibibazo. Barashikagurika iyo baryamye turi gusenga. Iyo bohereza imyambi ukayisubizayo iragenda ikabajyaho. Urumva rero ntabwo bakwishimira. Kuri bo uri a threat, ubateye igishyika, urabahangayikishije. Bazakora uko bashoboye rero bakurwanye, bace hasi bace hejuru ariko bakurwanye, barwanye umurimo w'Imana. Hari n'igihe bakohereza inshuti ziza kugufasha. Ni kubona rero umukozi w'Imana, reba uri mu murimo w'Imana ariko ukeneye agasukari mu murimo wawe. Urabona ukeneye imbaraga, urabona ukeneye kugira akantu wongeramo kugira ngo ibintu bibe byiza. Yego urigisha ijambo ry'Imana abantu bagafashwa, ariko ukeneye imbaraga. Tuguhuje na pasiteri runaka, muri Nigeria hari umuntu wagufasha, muri Kenya hari umuntu wagufasha, muri Tanzania hari umuntu wagufasha, mu Rwanda hari umupasiteri ukomeye cyane, cyangwa umupadiri cyangwa umubishopu yagufasha, ukava mu matware yawe ukajya muri ya matware, kandi ni umutego wa Satani. Ntabwo imitego ya Satani buri gihe iza yerura. Hari igihe batangira bakwereka yuko baje kugufasha, baje kugutabara, ariko mu by'ukuri icyo bagambiriye ari ukukugirira nabi. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana rivuga ngo tube maso, ibirura biza byambaye uruhu rw'intama. Hari abapasiteri benshi turebesha amaso, kandi ni abapfumu, ni abarozi, barakora ibitangaza, bambaye amakote, bambaye neza, ariko iyo bakimara gusengera abantu no gukora birya bita ngo ni ibitangaza, buriya bupfumu bakora bita ngo ni ibitangaza, baragenda bagakora imihango ya gipagani, bagatamba ibitambo by'umwijima. Abenshi barara ku migezi, abenshi barara mu mashyamba, abenshi barara bamorestinga abana b'abakobwa batoya, babafata ku ngufu batarageza imyaka y'ubukure. Abenshi ni abatinganyi, barara batinga abana b'abasore, babatangaho ibitambo mu isi y'umwijima. Ababishops mureba, abenshi bakora imihango ya gipagani. Insengero nyinshi abantu bajyamo, munsi yazo hahawujyemo abantu.
uzumva ngo abantu ngo baca amashu, ngo abantu ukumva ngo umuntu ngo bamuciye ishu, abantu babaca amashu, nta kindi babikoresha ibyo ngibyo, baba batanzeho abantu ibitambo, izo ngingo zabo bakazijyana bakazikora imihango ya gipagani kugira ngo babone imbaraga mu isi y'umwijima. Ariko abana b'Imana bararangaye, ibyo ntabwo bashaka kubireba. Abana b'Imana bararangaye, ntabwo bashaka gusobanukirwa icyo umwuka w'Imana babwira. Bo bararwana intambara z'umubiri, nyamara bo bahanganye nabo bararwana intambara z'umwuka. Inyuma y'ibyo umupfumu avanga, inyuma y'ibyo umupfumu akora, haba ari imbaraga z'umwuka zibyihishe inyuma. Ntukabikirense ngo ubirebe uceceke, no, jya mu nzu yawe usenge, wature, ubitatanye mu izina rya Yesu. Satani rero atera mu buryo bugiye butandukanye. Wa mukobwa mwiza ndagukunda rwose, twabana tukazubaka urugo tukagirana kure, hari igihe uwo nguwo ari umunyazi w'ubugingo. Wa musore uje ati ndagukunda mukobwa rwose, dore uritonda, dore wowe uri n'akanaterere, dore rwose ufite imico myiza, dore ni umunyazi w'ubugingo. No mu itorero bazamo bagatangira kujya no mu nshingano, bakajya muri korali, bakaba abadiyakoni, bakora umurimo w'Imana, bafite ubwitange. Ntatinya no kugurisha ibye kugira ngo atange turo riremereye mu itorero kugira ngo mumugirire icyizere. Ejo mu gitondo rero agatangira kubahira umwe ku wundi, akabasoza. Ejo agasamana na pasiteri akabamukiza ku ruhande, ejo agasamana n'umudiyakoni akabamuteye inda, ejo agasamana n'umukoraliste akabamuteye inda. Nuko nguko bakora. Satani ntabwo agitera yeruye. Tukuboneye akazi, ngwino ujye mu kazi, ukajya mu kazi ariko ukakajyamo ukagiyemo. Rwose twakwishimiye, tukugiriye icyizere, turabona kampani yacu wayikurira, dore warize, warangije amashuri, turagira ngo uze ukorane natwe, utere imbere nk'abandi. Ukagenda wibwira ngo nta kazi ugiyemo kandi ugiye kugurana akazi kawe ubugingo bwawe. Yesu niwe wabwiye abigisha ukabaravuga ati byakumarira iki gutunga ibya mirenge ariko ubugingo bwawe bukajya muri gihenomu. Murinde ubugingo bwanyu kurusha ibintu byose birindwa. Reka nkubwize ukuri mwene data, niba hari business yungura wo mu isi y'umwijima, ni business y'ubugingo. Ikintu cya mbere gihenze ku isi no mu ijuru ndetse n'ikuzimu ntabwo ari zahabu, no, ikintu cya mbere gihenze ni ubugingo. Wibaze ko ubugingo bwatumye umwana w'Imana apfa. Yesu ntabwo yapfuye aje kwinezeza mu isi, no, ijuru ni ryiza kuruta isi. Isi niwe wayiremye, n'ijuru niwe wariremye. Nta kindi cyari gutuma apfa kuko byose ni ibye. Ariko kubera ubugingo bwanjye, kubera ubugingo bwawe, kubera ubugingo bwawe guriya muri kumwe, umwami Yesu yatanze ubuzima bwe kugira ngo arokore ubugingo bwawe. Niyo business yamuzanye mu isi, yemera kwambara umubiri, yemera kujya ku musaraba, yemera ko bamutera imisumari, yemera ko bamukubita amahwa, yemera ko bamutoteza, yemera ko bamutuka, yemera ko bamugirira nabi nta cyaha yakoze. Business yitwa ubugingo. Impamvu Satani adasinzira uyu munsi wa none, ntasinzira ntagoheka, yaranangiye neza neza, umutima yarawuziritse, yaragiye arawuboha neza neza, ntashaka kumva, nta kintu ashaka kumva, arashaka ko bamubwira ati ubugingo bwa kana katwabucakiye ngubu. Abenshi murebesha amaso, abo mwiringiye, abayobozi n'ibiki, abanyamadini, nta yindi business bakora business yo kugurisha ubugingo. Ubugingo bwa benshi Satani yamaze kufata bugwate, Satani yaragucakiye. Ibikubaho byose uravuga ni gute ibintu binyikubita hejuru, ibintu byose ubona bikwikubita hejuru bikakuyobera impamvu. Umuntu yafite ubugingo bwawe aba afite byose. Hari ibintu rero byinshi abantu bagenda bakerensa. Wewe uragiye ugiye muri salon de coiffure barakogoshe urigendeye, habe no gusenga naki, umuroza araje afashe yamisazi, bum, arayitwara. Umwana wawe uramubyaye, ntago rwose ubihaye agaciro, bafashe iriya ngobyi iri ikurikira umwana amaze kuvuka, ibihuza umwana na nyina, bakaza agace gatoya baragatwaye. Umuntu araje asanze imyenda yawe, afashe akantu gato cyane aragatwaye. Urebye mu myenda yawe usanze hari umwenda wabuze, uyu mwenda wagiye hehe? Arawujyanye. Amasogisi yawe, isogisi rimwe bararijyanye. Ibyo byose rero babikoresha kugira ngo babe bafite abahuriye nawe, baguhamagare ku bicaniro byabo by'umwijima bakugirire nawe. Kubera ko abana b'Imana basinziriye, umwanzi ababamo imbuto, ariko ndagusabira kugira ngo za mbuto z'umwanzi, za mbuto zanduye, za mbuto mbi, za mbuto z'abadayimoni, izo zose Uwiteka zitwike mu izina rya Yesu. Za mbuto z'umwijima Uwiteka zitwike mu izina rya Yesu. Za mbuto mbi Uwiteka zikongore mu izina rya Yesu Kristo. Bene data, ntabwo turwana nabi imibiri n'amaraso.
izi ntambara zose ubona mu buzima bwawe, hari imbaraga z'umwijima zizihishe inyuma. Hari imbaraga z'umwijima zibyihishe inyuma. Ubutabazi bwose ubona mu bugingo bwawe, mu buzima bwawe, ntago ari uko ukaze wowe, ntago ari uko ukomeye wowe, ahubwo ni imbaraga z'ijuru zigutabara. Wagufungura amaso ubwabyo ngo urebe, wabona byinshi Uwiteka akorera ubugingo bwawe. Umurongo wa 15. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana, ubwo ni wa mugabo Gihazi, azindutse kare mu gitondo, arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati, biracitse databuja, turagira dute? Urumva wa mwami w'Abasiriya yohereje ingabo ibihumbi n'ibihumbi, amafarashi. Uyu mugabo yari afite n'imbaraga. Uyu mwami w'Abasiriya ni mu gihugu cy'abandi, ariko aramennye, arageze mu mudugudu ahantu umuhanuzi w'Imana atuye. Nawe umbwire, mu by'ukuri bigaragara ko izi ngabo z'Abisiraheli mu bigaragara nta bushobozi zari zifite. Kuba ikindi gihugu cyamena kikamena imipaka kikaza mu isantere ituyemo umuhanuzi w'Imana, ingabo zikagota, ntacyo ingabo za leta zakoze. Ni ikimenyetso simusiga yuko Abisiraheli bari bagizwe n'Imana bo ubwabo, nta kintu bari bibitseho. Umuhanuzi Gihazi rero arahahamuka ati, turapfuye pe. Izi ngabo zose n'aya mafarashi bije ari twebwe bije guhiga. Satani ari ikintu cya mbere ateza burya abantu mbere yo kubakubita, abateza ubwoba. Buriya ni inkozi z'ikibi, abagizi ba nabi, ikintu cya mbere kibaranga ni ugutera ubwoba. Nubona umuntu utera ubwoba, nubona umuntu ukunda guhahamura abantu, nubona umuntu ukunda gutwaza abantu iterabwoba, uzamenye ko umuntu inyuma hari imbaraga z'umwijima. Kimwe mu biranga sekibi ni ugutera ubwoba, ni ugutwaza abantu agahato, ni ugutwaza abantu igitutu, ni ukudaha abantu agahenge. Satani nta gahenge atanga, ni uguhahamura abantu. Muribuka ingabo za Farawo igihe Abisiraheli bari bambuka inyanja itukura, Farawo yohereje amagare n'amagare. Ingabo z'igihugu cyose yarazohereje, zije guhiga ubwoko bwa Isiraheli gusa, bwifitiye intama, bwikoreye utuzigo, bwikoreye udusambi, bwikoreye utuntu two kurya. Ndetse n'ubayoboye witwa Mose wari ufite inkoni gusa, inkoni, yohereza bimbunda n'ibisasu kirimbuzi kubarimbura. Ariko Farawo yasobanukiwe neza icyo kurwana n'Uwiteka bisobanuye. Na n'uyu munsi Farawo yabaye amateka yabaye amateka. Umwuka rero w'ubwoba nurimbuke mu izina rya Yesu. Kimwe kigutera ubwoba mwene data, aturuvuga umwuka w'ubwoba, ndagutegetse va mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Mba nkubwira, ijambo ry'Imana rirambwira ngo ntago twari bamwe umwuka w'ubwoba, ahubwo twari bamwe umwuka w'imbaraga, umwuka w'urukundo ndetse n'umutima utuje. Uyu munsi nihagira ibigutera, tuza ujye imbere y'Uwiteka Imana, tuza, gira umutima utuje, ubundi rero ukuntu Uwiteka gutabara mu izina rya Yesu. Abisiraheli bari umubare muto cyane ugereranyije n'abari babakikije. N'uyu munsi Abisiraheli batuye muri Isiraheli ni bakeya. Yego bafite bene wabo bagiye batatanira hirya no hino ku isi, ariko Abisiraheli ni bakeya, ntago barenga 9,000,000 abari muri kiriya gihugu. Ariko ibihugu by'abari bakikije bafite za 1,000,000, ni benshi cyane. Ariko Uwiteka ntagakangwa n'umubare. Nimushake mu 1,000,000, nimushake mu miliyari, ariko wowe umwe gusa wubaha Imana, Uwiteka kurwanaho, kandi abo bose bagatsindwa mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero wiba nka Gihazi ngo uhahamuke kubw'ibitero bigutera bya buri munsi, kubw'intambara umwanza gushozaho, kubw'ibitero umwanza gushozaho, wihahamuka, wititira, kuko Uwiteka ari ku ruhande rwawe muvandimwe mu izina rya Yesu. Ariko umukozi w'Imana Elisa asubiza Gihazi ati, witinya, umurongo wa 16, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta bari kumwe nabo. Ingabo z'Uwiteka Zitugose ni nyinshi kuruta ingabo z'umwanzi. Satani ntabwo yamanukanye ingabo zirenze z'Uwiteka yasigaranye, no, yamanukanye gusa 1/3. Ariko twibuka ko Uwiteka afite ubushobozi bwo kurema n'izindi. Uwiteka ni umuremyi, nta hantu tubona ko Satani yigeze arema, ni ugushishura gusa ibyo Uwiteka yaremye, ariko nta bundi bushobozi afite bwo kurema ibishya. Satani ntabwo ari umuhanzi, ni umwigannyi, ntabwo ari umuremyi. Umuremyi ni umwami Yesu. Ibyo se kibakoresha byose ni ubujura, ni ukwiba, ni uguteka imitwe, ni amanyanga, ni amayeri.
nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore, arareba abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Haleluya. Mwene data nagusinya kugira ngo Uwiteka gufungura amaso, maze urebe ingabo z'Uwiteka zigose ikirere, zigose ijuru, maze bitume ushyira umutima hamwe, bitume utuza. Bazakubwira amagambo menshi, bimeze uku, ariko nkubwiza ukuri, tuza, kuko Uwiteka ari mu kazi. Nuhahama ugatinya, Satani azakurya nyine. Ariko niwiringira Uwiteka ukamwizigira, Uwiteka azagutabara. Elisa rero nta kindi yakoze, yatangiye gusenga. Muvandimwe, ibibazo nibiza, ibyago nibiza, amakuba naza, ni umwanya wo gusenga. Hari ibikurwanya byinshi, hari ibigutoteza mu kazi, mu rushako rwawe harimo ibibazo, abana bawe harimo ibibazo, mu byo urutezeho amakiriro harimo ibibazo. Ni umwanya wo gusenga. Umurimo wawe wakoraga, ibwirizabutumwa ryawe harimo ibibazo, mu masomo yawe harimo ibibazo. Reka nkubwire, ni umwanya wo gusenga, ntabwo ari umwanya wo kurira. Elisa rero yinginga Uwiteka, abwira Uwiteka ati Uwiteka ndakwingize izi nkozi z'ibibi, izi ngabo zihuma amaso mu izina rya Yesu. Haleluya. Zihuma amaso, Uwiteka zihuma amaso. Umurongo wa 18, za ngabo zigezeyo, Elisa yinginga Uwiteka ati ndakwinginze huma amaso izi ngabo. Uwiteka aherako azihuma amaso nk'uko Elisa yasabye. Elisa arazibwira ati iyi si yo nzira, kandi uyu si wo mudugudu, nimunkurikire ndabageza ku muntu mushaka. Nuko azijyana i Samariya. Wowe ushobora kugira ngo ahari zahumishijwe amaso yanga yagaragara. Oya, zahumishijwe amaso y'umwuka. Inyuma y'aya maso ufite hari andi maso areba. Waguha amaso asanzwe ariko ntaguha ibyumviro by'iby'umwuka, wajya ugenda umeze nk'impumyi ireba. Nibo Yesu yise ngo ni impumyi ziranasa izindi. Nuvuga ngo ibitekerezo byabo byajemo igihu, bayoberwa aho bageze, bayoberwa aho bari, bayoberwa ibyo barimo, baba amapanshi. Maze rero Elisa arabayobora, arabajyana, abatamurambusha. Uyu munsi wenda gusaba kugira ngo kimwe kikurwanya, za mbaraga z'umwijima zikurwanya, bya bindi bigambanira ubugingo bwawe igitondo n'ikigoroba, Uwiteka abihuma amaso mu izina rya Yesu. Iri ryo sengesho ukwiye gusenga, usengera abanzi bawe. Wa wundi ukurwanya, ya nkozi y'ikibi kurwanya, Uwiteka yihuma amaso y'iby'umwuka, igushaka ikubura, ikwibagirwe mbese. Kujya kwibandaho, ntasinzira ntanywa, ni wowe gusa kugeza igenga kurimburi. No, nahuma amaso mu izina rya Yesu. Wowe urwanya abana b'Imana, wowe utoteza abana b'Imana, wowe utoteza ubwoko bw'Imana, huma amaso mu izina rya Yesu. Wowe ushaka kurimbura itorero rya Yesu, wowe urwanya abana b'Imana, wowe urwanya abakozi b'Imana, uko bwije uko bukeye, huma amaso mu izina rya Yesu. Shwiragira, kwira imishwaro mu izina rya Yesu, tatana mu izina rya Yesu. Bwira cya kindi kigutesha umutwe, bwira za mbaraga z'umwijima zigutesha umutwe uti huma mu izina rya Yesu. Wowe ingabo zikugose mwene data, ntago ari ingabo zigaragarira amaso. Ni uburwayi, ni ubukene, ni ibibazo mu rushako, ni ibibazo mu kazi kawe. Satani yabonye uri mu gubwa neza, Satani yabonye ugera ku cyo Uwiteka yaguhamagariye, Satani yabonye Uwiteka arimo gutabara, biramurya, akohereza ingabo, akohereza abadayimoni kugutesha umutwe, akohereza umurozi runaka, ntaho muziranye, ntacyo wamugize, ntacyo wamutwaye, akaza kuguhohotera. Hariho abakristo rero bari mu bujiji, bari mu butamenya ngo ngo none se ngo nta kintu namugize, yangira ati uwo nguwo ntacyo wamugize, ariko wakigize Satani. Iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, kuri Satani uri umwanzi. Yes, nuko bimeze. Nukuvuga ngo ngiye niba ndi umwana w'Imana, wowe ukaba warasinyiye gukora Satani, ukaba uri inkozi y'ikibi, nuvuga ngo ku bana b'Imana uri umwanzi. Uri umwanzi kuko nta kindi kikugenza, no kurimbura abana b'Imana. Ntabwo rero uzagenda ngo urebe ikirura ugisome, ntabwo uzagenda urebe umwishamyi ngo ugende uri kumuhobera, azakwica. Ahubwo ugomba kumenya aho uhungira kari muri Yesu, ugasenga, ugatatanya ingabo z'umwijima zikurwanya. Za mbaraga ziguteza ubukene, za mbaraga ziguteza ibigeragezo, za mbaraga ziguteza amakuba, za mbaraga z'umwijima zaje guteza ibibazo urushako rwawe, izo mbaraga nizihume mu izina rya Yesu. Wa murozi urararoga, araracuragura, araraterekera, ararakora imihango ya gipagani, nahume mu izina rya Yesu. Umupfumu wari we wese urwanya abana b'Imana,
nahume mu izina rya Yesu. Abapfumu ni inkozi z'ikibi, abarozi ni inkozi z'ikibi. Aba bantu b'uburyo bubiri, abapfumu n'abarozi, nta kindi bagambiriye ni ugushyira hasi abana b'Imana, ni ugutanga ibitambo kubera ntibanyurwa. Umupfumu nubwo wamuha iki ntanyurwa, ahora n'inyota y'ubutunzi atanarya, ahubwo nibo bantu babiri batuye mu butindi, mu bukene, mu bujiji. Kubera iki? Kubera ko umwami bakorera ni umwami w'umugome, ni umwami w'umunyamwaga, ntashobora kwemera ko banabaho, baba barafashwe bugwate. Ariko abo bose, izo nkozi z'ikibi nizikwire imishwaro mu izina rya Yesu. Wa mwuka wibaza mu rushako utera za divorce, ntago divorce zose ari divorce, ntago kubura urubyaro byose ari ukubura urubyaro, ntago uburwayi bwose ari uburwayi, ntago ubukene bwose ari ubukene. Hari igihe ibyo ngibyo ikibyihisha inyuma aba ari imbaraga z'umwijima, bidasaba ko uhura n'aba psychologists, aba therapists, ibintu nk'ibyo. No, bisaba ko uhaguruka ugakoresha ubutware wahawe n'umwuka w'Uwiteka, wahawe na Yesu. Ijambo ry'Imana riti uzakandagira inzoka na scorpion, kandi nta mbaraga z'umubiri uko zisa kose zizagira icyo zikora ku buzima bwawe. Luka 10:19. Icyo uzahambira mu isi no mu ijuru kizahambirwa. Matayo 10:18. Igihe kirageze rero ngo twige intwaro zose z'Uwiteka uko zikora. Dufite intwaro mu ijambo ry'Imana, ahubwo turasinziriye. Iri sengesho y'umukozi w'Imana Elisa, uyu munsi urisenze, iryo sengesho se n'isengesho nyabaki? None se Elisa yari umurozi? Elisa se yari umupfumu? Yari umukozi w'Imana, ayoborwa n'umwuka wera, asenga isengesho nk'iri ngiri, ingabo zirahuma. Ariko uricaye, urugo rwawe rurimo ibibazo, urugo rwawe rurimo amatate, umerewe nabi, ngo utegereje amasezerano, ntayo uzabona. Nkubwije ukuri, nudahaguruka ngo uyarwanirire, ntayo uzabona. Benshi bategereje ngo amasezerano ngo bazahabwa, uzayahabwa ryari? Elisa iyo yicara se akaryama, izi ngabo zari kwihumisha, yaratuye. Iyo uri gusenga rero uri guha uburenganzira ijuru kugira ngo ijuru rikore mu bugingo bwawe. Ingabo z'Uwiteka zirahari, ariko ntabwo zikora kubera yuko ntabwo dusenga. Uwiteka rero atugirire neza mu izina rya Yesu. Umugaragu w'Imana Elisa rwose yarazifashe bugwate, arazijyana zigeza ku mwami. Umwami ati tuzigiye dute? Tuzice. Elisa ati tereka reka, zigaburire zimwe zirye. Igihano twaba nuko ntacyo twabakoraho. 23 nuko abatekeshereza ibyo kurya, bamaze kurya no kunywa, arabasezerera basubira kwa sebuja. Uhereye icyo gihe imitwe y'ingabo z'Abasiriya ntiyongera gutera igihugu cy'Abisiraheli ukundi. Reka nkubwire, igihano waha abanzi bawe ni ukubagirira neza, ni ukubafata bugwate, ukabahambira mu isi y'umwuka, ukabamburira intwaro bafite mu isi y'umwuka, ubundi ukabagaburira bakagenda. Utazamugaburira yicaranye b'abadayimoni, utazamwinjiriza iwawe agendanye imyuka mibi, za nyabingi azikoreye. Banza umwambure mu isi y'umwuka, banza umwambure mu isi y'umwuka, noneho umwereke itandukaniro riri hagati y'umwami Yesu Kristo na Sekibakorera. Ni ryo somo ryonyine wamuha. Maze ubundi ab'isi, inkozi z'ikibi, babone uzamuka, Uwiteka kuzamuka. Bifuje kukwica, bifuje kukugambanira, bifuje kukugirira nabi, ariko babone ko Uwiteka kuzamuka. Uwiteka nakwinjiza ngo udutabare kugira ngo ab'isi bamenye kuri Imana. Ubundi ikintu Uwiteka gukorera cyose ubihererwamo icyubahiro akwiye kuba Uwiteka. Ariko abakozi b'Imana b'uyu munsi wa none arirukana abadayimoni, arasenyera umuntu agakira, arakora ikintu runaka, ubundi akazamura intugu ati genda akaze, umukozi w'Imana nge muranze. Akirengagiza yuko ibyo ngibyo wabikoze ari umwami Yesu. Umwami Yesu akimwa icyubahiro cye. Ubundi muri akademiya iyo wanditse, tuvuga kwandika igitabo, ugerageza no guha agaciro uwo wakwiyeho igitekerezo, uramusayitinga. Muri akademiya nuko nguko bikora, ntago wandika ibintu wasomye ahantu ngo ubyitirire ibyawe. Ariko abakozi b'Imana bo bafata imbaraga za Yesu bakazitirira izabo. No, ntago ariko biri. We mukozi w'Imana ugomba ku acknowledginga Yesu. None uzirukana abadayimoni mu izina ryawe turebe. Uzakiza indwara mu izina ryawe turebe niba ukaze. Uzatatanya abanzi mu izina ryawe turebe ko ukaze. Wirukanye ikibi mu izina rya Yesu. Nta rindi zina ab'isi bakirizwamo uretse izina ry'umwami Yesu.
izina ry'umwami Yesu, izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, ni umunara muremure abakiranutsi bahungiraho bagatabarwa. Muzamenya ukuri, ukuri niho kuzaba batura. Ukuri ninde? Ni Yesu. Umucyo warasiye abisi ntibawumenye, ariko abawemeye wabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Umucyo ninde? Ni Yesu. Acknowledging umwami Yesu, kuko ari we nyiri imbaraga, niwe nyiri butware, niwe nyiri ubushobozi. Ariko ba bishop rwose bazamuye intugu, bazamuye amapeti rwose. Hari ba generals mu isi y'umwuka, hari ba kaporari, hari na ba rushati. Twe turi ba rushati mbese, mwe muri ba general. Niba uri general umwami Yesu ninde ubura? Munganye ipeti mbese. Hagati yawe na Yesu harimo ipeti riho. Duce bugufi acknowledging uduha ubutware bwo gukora ibyo dukora n'umwami Yesu. Umwami Yesu, icyoro ni cyawe, urakomeye kandi urahambaye. Umwami Yesu, turagukunda. Icyoro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Wowe unteze amatwi, bwira umwami Yesu ko umukunda. Mubwira uti mwami Yesu, ndagukunda kandi nkuzamuriye amashimwe mu izina ryawe Yesu. Haleluya. Muvandimwe rero, Uwiteka kugirire neza, Uwiteka kwiteho kandi Uwiteka kurebe neza. Ikamubwira nubwo abantu bakurakarira, nubwo abantu bakureba nabi, nubwo abantu bagwishinyira amenyo, ariko Uwiteka kwishimiye, ntuzagira ubwoba. Nubona ibibi ku buzima bwawe, ikintu cya mbere uzibaza, ikibazo cya mbere, mpagaze ne hagati yanjye n'Uwiteka? Ese Uwiteka arandeba neza? Nusanga uhamanye n'umutima wawe ko Uwiteka kureba neza, uzaryama usinzira. Abasiriya Uwiteka azabatatanya, Abasiriya Uwiteka azabakwiza imishwaro mu izina rya Yesu. Abasiriya Uwiteka azabakoza isoni urebesha amaso yawe. Nta kintu bazakora, nta kintu bazigera bageraho. Muvandimwe rero, Uwiteka guha umugisha. Muvandimwe, Uwiteka kugirire neza kandi akwiteho. Cya kindi cyakurwanyaga, cya kindi cyaguhutazaga, Uwiteka agikwiza imishwaro. Uyu munsi ndagusenyera nti Uwiteka ahumisha cya kindi cyari cyaragugiye kukurwanya, cya kindi kitasinziraga, kitangoga, kitaryaga paka kigukize hasi, gihume mu izina rya Yesu. Urakoze cyane Uwiteka, mubyeyi mwiza. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose. Tuzamuye amashimwe, turanezerewe kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe riramubwira ngo tuzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzatubatura. Kandi turambaza kugira ngo ukuri kwawe ari ryo jambo ry'Imana, ari we mwami Yesu, abane natwe. Mwami Yesu, ubane natwe kandi utwongera imbaraga mu izina rya Yesu. Dore biturwanya nibi byinshi, ibishaka kuduhutaza biriyongera amanywa n'ijoro, ariko nta na kimwe kiri hejuru y'ubutware bwawe. Byose ubikanagiye munsi y'ibirenge byawe. Niba tukwinjize mwami mwiza ngo imbaraga z'umubi zaduhutazaga uzirimbure mu izina rya Yesu. Udutabare kandi igeno ryacu n'ahazaza hacu mwami mwiza birindirwe mu bwiza bwawe. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uwo mu bwisho bw'isumba byose azaba mu gicucu cy'ishobora byose. Uwiteka rero ubane natwe muri byose. Ndabwira Uwiteka Imana yanjye nti niwe bwisho bwanjye kandi niwe buhungiro bwanjye. Ubane nanjye kandi ubane n'abari banteze amatwi. Utwongere imbaraga, dukomeze kandi utwiteho mubyeyi mwiza. Bigusabye nizeye kandi nezerewe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.